Muraho baye kaze nanone mu kiganiro makuru ku kabari dukubise tumangura bigishyushye n'inkuru ya mbere uyu munsi ko bishyushyera reka nze tuhashumike. God have mercy upon us. Nguyu musore rero gwamwita umusore Semabinga wa Ntatwanwa ngo yivumbitse iyo za mayanja avumbukana icyana gifite nyashi za Ntasura ngo bamubajije ibyasura araruca ararumira. Reka twumve ibyizo nyashi. Nose guys, nk'abahungu bafite abasheri badafite nyashi mwamubayeho gute? Nge ndashaka munsobanurire. Nk'abahungu mufite abasheri badafite nyashi man, Kigali man, mwamubayeho gute? Ukuntu tubayeho rero biroroshye. Tubayeho twihanganye dutegereje ko uwo musheri wawe ufite nyashi murangiza gufata video agataha natwe akazituzanira tukagira utuntu twikorera Jesus. kuri izo nyashi. None se kariya kantu bavuga ngo Kigali bisheya uba wumva ari indirimbo yubahiriza igihugu? Jesus. Ubwo nibyo. Blood of Jesus. Urumva muri make nuko wenda hano habajemo ibintu byo kugorana no kunanizanya. None se sha wowe nta mpeta nta mwana nta n'ifoto n'ikimenyimenyi muri iyo sura nako muri izo nyashi nako muri anjye waje mu nyashi ndavugishwa. Jesus. Muri iyo video nta sura irimo. Urumva icyo kibazo yatubajije ubundi actually niwe wakagombye kuba kibaza, sinzi ko mwewe mutabyumvishe. Ngo nyine ngo tubayeho gute banatekereza ko dufite abana badafite nyashi. Nimba ubayeho neza wishimye natwe ukaba uri kubona tubayeho neza twishimye, kandi ukaba uzi neza ikintu gitumye ubayeho neza wishimye, ukaba wumva se ko twebwe turi ama alien ku buryo tujya guhiga cyangwa turi ama predator? God have mercy upon us. Ubwo mbuzi icyo navuga, izere ko buri muntu yakuye mwibye. Ngo hanyuma rero babakoboyi mwamenye mugakunda uwo nta wundi ngo n'inzovu na yaka muri iyi minsi cyane uvuga content kabo bukace n'igabura, which is byiza. Nizere ko mukomeza no kubashyigikira mugakora subscribe kuri channel zabo nubwo ntazo bagira, nako muzazibashakire nari. Hanyuma rero ngo hari ibintu burya ngo bari abatipe bahuriyeho despite yo kuba ari inshuti. Reka twumve kimwe muri byo. Icyo nkunda yakamwa icyo duhuriyeho ntabwo tujye mukaraba. Ariko katuganire, umuntu yari yakwegera ukagira ngo ni agapuberi gato baguteretse iruhande. Mwagiye mwoga koko. Noneho ibya nzovu na yaka tubireke, reka twiganiririza nyengewe nawe turi kurebana kano kanya none. Uheruka koga ryari? God have mercy upon us. Uheruka koga ryari? Okay, akenda akoma imbere wambaye umaze iminsi ngaho ukambara utagahinduranye. Ngo nanjye ngo njyewe ariko njyewe ibintu byanjye birumvikana. Imaze ibyumweru 2 noga, ariko ikibazo si njyewe, ikibazo n'amazi yabuze mu gipangu. Jesus. Ibyo akenda k'imbere nkamazemo ukwezi nzagafurira rimwe n'amazi yaje. Blood of Jesus. None se nzafure n'amazi ahari se ubwo bukiye bwaho nakambara ikisori nako nafura gute n'amazi? Wowe uko wambara ibyo birakureba pfukamika gashira kutatunukira gusa. Ariko rero ngo hagati aho ngo mu mujyi wa Kigali ngo ntacyo mutazatuzanira. Ngo muri uyu mwaka ngo mushobora no kuzazana ingwe cyangwa igisamagwe cyangwa intare mu mujyi. Ko rero namwe muri bitangaza pe. Nyuma y'igihe
uyu mutipe n'uyu mutipe ntari namenya neza ngo bagize gutya bakora ubukwe cyangwa se proposal kuri video call. Niba abantu bashobora gukora proposal kuri video call, hari n'abandi kuri telefone nyine. Uhita utekereza none iyo bari bonyine ibyo bakoreraho kuri video call. God have mercy upon us. Ibyo uri gutekereza nanjye nibyo ndi gutekereza. Wowe utekereje iki? Ngerekereje ko bahamagarana kuri video call tu. Ari bonyine. Reka turebe iby'ubu bukwe rero nako iby'iyi propose. Ngayo nguko rero mwarabyiyemeje ngo uyu mwaka rwose mugomba kuzana intare mu murwa cyangwa igisamagwe cyangwa ingwe mu mujyi. Ubwo turabitegereje, tugategereze n'ibindi, ubwo ejo bundi tuzabona mukoze n'ibindi ntibizabatungura video y'ubutaha n'abatwite. Reka dusoreze hano kiganiro makuru ki ku kabari. Nabakunda cyane, Imana ibameremo umugisha. I'm like ciao.